none se sindi umuntu. Ako kantu rero uri kwiyumva gute rero ubwo ufite gahunda hari umuntu cyangwa ubwo ugiye kumwigira none nta kibazo ariko ndategereza ntabwo nge ndambirwa bivuze ngo nyine bitewe n'ukuntu nsubije hari ikintu nyine hari ukuntu hari gahunda ukona ntibirasobanuka. Nyina ndabizi wo rishingiyeho ni umwana wanjye. Ngire mbaye ikaze mu kiganiro nabasuhuza mbifuriza kugira umunsi mwiza cyangwa se kugira ibihe byiza. Wabo ushaka kuba wenda utameze neza urwaye, ushaka kuba wenda ufite utundi tubazo, ariko reka nkubwire ngo wihangane kubw'ubuzima, ariko niko ubuzima bugenda, ariko kubera Imana uzamera neza. Muri aka kanya tugeze kuri set yaho bari gukina filime. Uno mubyeyi muramuzi, ntago ari ubwa mbere agaragaye kuri Kigali 250. Tumusanze ari gukina, ni impamvu muri kubona yambaye gutya nyine. Iyi ni imyenda yari gukinana. Tumusaba ngo aduhe akanya gato kugira ngo tuganirize iminota mikeya, ariko wenda ntangire ambabwira abasuhuze. Tuguhaye ikaze. Amahoro amahoro. None uyu munsi ari kurishimye cyane, byagenze umunsi ntabwo ariko wari umeze, wari ukonje, wari ubabaye, ariko isandi kubona ufite mode nziza, uri guseka. Iki kintu cyagushimishije uyu munsi? Kirya gihe ntabwo nari meze neza ko nari ndwaye, nta morale nari mfitemo, ariko uyu munsi meze neza. Uyu munsi tugusanze uri gukina muri filime. Haga filime ni iyihe? Ni Nyina ndabizi comedy. Tugusanze kuri set uri gukina muri Nyina ndabizi, uri umwagatrice mwiza. Nabanje ndeba ukuntu uri gukina, ndavuga nti reka nkurindire numara gukina basi nk'aka kaganiro tuganiraho gake, tubwire ku bya filime muri gukora. None wenda reka tuganire kuri filime Nyina ndabizi. Iryo zina rishingiye kuri inde muri iyo filime? Ni iryande? Ninde mukinnyi witwa Nyina ndabizi ku mwese muryitirira filime? Nyina ndabizi wo rishingiyeho ni umwana wanjye, ari we Kirabo, ari we witwa izina ry'umwana wawe ryari rinjabutse, ariko yitwa nde umwana wawe? Umwana wanjye kubera ko kumenyera ubu ntangiye kumenyera ko ari Nyina ndabizi, ariko amazina ye ni Uwase Kirabo Liliane. Arabaye umubyeyi bagiye amazina y'umwana ntabwo biba byoroshye. Yitwa Uwase Kirabo ko uramfatiranye. Yego, uri muri mood ya Nyina ndabizi, muri gukina umuhamagara Nyina ndabizi. Amazina yitwa ngo yitwa Uwase Kirabo Liliane. Koze cyane. Ariko wenda nse nugana kuri filime cyane, wenda kuri filime ubuzima bwawe tuganirije ubushize, ntago nakongera kugaruka, ariko wenda reka twibaze kuri filime uri gukinamo. Ubu ngubu filime muri gukinamo, uri gukina iherore cyangwa se uyu munsi wakinnye role imeze gute? Bijyanye n'ukuntu wambaye imyenda wambaye, wakinnye role imeze gute? Role nakinnye uyu munsi yo nurumva sinayivugaho kuko itarasohoka, ariko uvuga ati nakinnye ndi umumama, nakinnye wenda nasinze, nakinnye ndi umusazi. Role ni role, ntago bari kubona uburyo wagitinze. Kuyivuga nta kibazo, bitubwire ku buryo umuntu yatavuga ati okay, kureba mama wa Nyina ndabizi ari umusazi aba ameze gute, cyangwa kumureba ari umusinzi aba ameze gute? Njyewe nkinamo ndi mama w'uwo mwana ari we Nyina ndabizi, kandi nkaba ari we nyine umwana wawe. Yego. Bivuze ngo izina Nyina ndabizi ni ry'umukobwa wawe? Yego. Bahitamo kwita izina umukobwa wawe cyangwa se ari n'izina rya comedy mukina, wabyakiriye gute kumva ko bise umwana wawe bakurikije na comedy mwari murimo gukina? Wabyakiriye gute? Nabyakiriye neza kuko ni nanjye wabihisemo cyane, kuko nabonaga ariko bigomba kumera nkurikije uko nari mubonye. Ni umwana uzi kuba yamenya ikintu. Umwana uri sharp cyane. Yego. Ubushize twaganiriye ku bya filime uri gukinamo, uko byari bimeze, aho bigize. Utubwira yuko icyo gihe wari ukiri kwitoza utarahembwa. Naje mfite amatsiko kugira ngo wenda nkubaze ibyiba niyo boss yarashyizemo imiyaga ukaba uri gukora uhembwa. Ku bijyanye n'umushahara wawe na boss wawe cyangwa na management yawe, waje guhembwa cyangwa uracyari gukorera ubu? Tubwire. Urumva ko aka kanyurantunguye. Zagutunguye gute? Sivuga cyangwa simembwa. Urantunguye. Uko biri kose ntago biri nka mbere. Yego. Boss yaravuze ati reka wenda ngira icyo mpindura ku mukozi wanjye atazajya neza banavuga ko ntahemba.
filime yanyu muri gukina n'uwihe muntu wundi uretse nyina ndabizi wenda w'umwana urimo na mama we wowe urimo ninde wundi muntu mukina muri filime wabuzwi cyangwa waba ufite izina rizwe nyine nk'umusitari muri gukinana muri filime yanyu woweho barakuzi umaze kumenyekana ariko ninde wundi muri gukinana muri iyi minsi muri nyina ndabizi mushyashya cyangwa se nyine umuntu uzwi cyane mu bintu bya filime ninde muri gukinana uwo muntu sinamuvuga aka kanya ariko hari igihe nisohoka nibwo tuzavuga byose uri gutera amatsiko ngo nisohoka ngo igihe nikigera bakomeze batera amatsiko nzi neza ko bazishima yego. Ikindi kintu wenda nakubaza jewe ntabwo hari nagize ngira ndi matsiko cyangwa se nibutse ikindi kintu ushize nabwo wambwiye igihe ibintu byose ugenda umigera ariko ntabwo mbyibagirwa ngo nzakubwira sinditegura singombwa ariko mise mbyibuka ubushize bwo twaganiriye nakubajije ku kintu kirekeranye ntago wenda umuntu mwabyanye turi umugarukeho ariko nakubajije ku kintu kirekeranye n'urukundo cyangwa se no kuba wagira wajya muri mood yo kuba wakunda umuntu cyangwa se wabona undi mugabo bitewe wenda n'ibyo wanyuzemo kuri iyi saha byo bimeze ntwangire kumbwira ngo uzambwira kuko hashigiye kinini ibintu byose uri kumakanira kuri ubu nyine bigize hehe uri umudamu mwiza w'inzobe w'ikiyobe uri umudamu ukiri mutoya kubijyanye n'urukundo cyangwa se n'ubuzima bwawe busanzwe bihagaze gute urashaka gukurikiza nyina ndabizi ubu ni umwactrice oya urumva aka kanya urumva urantunguye si umwanya wo kubivugaho yego urumva waje untunguye kwanza ntabwo yego ubundi babyize iyo uteguje umuntu yego. Umwana wawe nyina ndabizi kuba kina filime wenda we ntituramuganiriza nawe wenda ubutaha uzamutuzana tuganirize niko nabonye n'umwana uzi kuvuga wabaza ikintu akagusubiza kuba ari gukina muri iyo filime nta yindi filime urabasha kumugaragazamo cyangwa arabasha kuba yakinamo nk'umwana ukizamuka cyangwa ni muri nyandabizi gusa wamwemereye gukinamo? Ni muri nyirandabizi gusa ari gukina nta handi aragaragaramo. Ariko nuko umwimana cyangwa hari abandi baramukwaka ntumubahe cyangwa nta handi baramukenera? Nta bandi baramukenera nibamukenera nabyo bizamenyekana. Abandi rwo rero nta yindi filime uragaragaramo ubushize wari uri muri nyirandabizi gusa none ubu nta yindi filime uragaragaramo kinamo uracyari muri nyirandabizi gusa cyangwa hari amasezerano waba waragiranye na boss wa nyirandabizi ku buryo utemere gukina mu yindi filime? Hari nabyo birashoboka, hari igihe boss muvugana akavuga ati mugasinya kontra ukavuga ati gukina muri filime yanjye gusa ntandi wemerewe gukina. Kuri wowe ku masezerano wajyanye na boss wawe hagize umuntu wifuza kugukinisha muri filime biremewe cyangwa amasezerano mufitanye nuko ntandi wemerewe gukina? Ariko sindi gusobanukirwa neza. Nukuvuga ngo reka ngusobanurire, hari igihe usinya kontra cyangwa niba nta na kontra mufitanye wenda nko uri kuri kamera akagira umuntu avuga ati ndashaka gukinisha ura mu mama wa nyirandabizi, mama wa nyirandabizi, ariko wowe ukaba ufitanye amasezerano na boss wawe kuko ushaka gusinya kontra uvuga ati nta handi hano wemerewe gukina filime cyangwa se akajya kurekura ukajya kwishina handi filime. Kuri wowe nyine mu masezerano mufitanye hagize umuntu wifuza kugukinisha muri filime ye biremewe cyangwa ntago byemewe? Biremewe. Byari byakugoye kubisubiza? Ntago narindi kubyumva. Kumvikana nawe biragoye. Kumvikana nawe biragoye. Saba nyine gusubiza ugasubizanya neza. Yego. Reka wenda nongere nkubaza ikindi kintu. Tuje wenda amasaha yagiye mwari mugikina ariko wenda reka tubyirengagize kuko nabaje gusaba management yawe ko watuganiriza akanya gatoya. None ku bijyanye n'umusaruro rero wa filime amaze kubona watuganirije tubwira yuko bitakiri nka mbere uko biri kose hari ikindi kintu kiyongereyeho ku bijyanye n'umusaruro. Ubu ngubu ugeze kuye musaruro ngubu uri kubona wowe nyine muri filime urumva ko bitakiri nka mbere hari udufaranga wenda boss aguhemba ku bijyanye n'umusaruro wo muri filime rero ugeze kuki ufite icyo ubu ngubu utari ufite mbere inyungu uri kubona ugenda ubonamo n'izihe nyine ku ruhande? Hari umunsi nzabitangaza. Umunsi nzabitangaza rwose ni vuba aha ngaha ntago ari uyu munsi. Buri gihe uduhigiye sinzi impamvu buri gihe uduhigiye sinzi icyo gihe cyari cyo nimba ari amezi niba ari umwaka kuki udashaka kuvuga ngo wire kuruvuge nyine nimba ufite alimentation ubu ngubu nabyo bitubwire
cyangwa se nimba hari ikindi kintu ufite muri aka kanya tubwiye bitewe n'umusaruro waje. Umuntu yakibaza niba gukina filime nta nyungu irimo nanone ku rwo ruhande. Gukina filime nta nyungu irimo cyangwa se nta kintu biguha, nimba wenda byakwishyurira inzu, niba byagutungira famille. Bibaye nta nyungu birimo ntabwo aka kanya naba ndi kubikora, yego, ariko uko biri kose ntabwo bikiri nka mbere, yego. Umuntu yifuza kuba afite impano yo gukina filime cyangwa yifuza kuba yagira ikirenge mu cyawe, wamubwira iki? Kuko hari benshi baba bafite impano ariko badafite aho babigaragara cyangwa se bitinya bitewe wenda n'umusaruro umaze gukuramo cyangwa n'ibyo bimaze kukuzanira kuri wowe. Ubyumva gute cyangwa wiyumva gute kuba usigaye uri umusitari, buri muntu wese avuga ati uranima manyira ndabizi, abaturanyi bawe, aba muri famille yawe bavuga ko nk'umusitari ndetse n'umwana wawe? Kuri wowe bifata gute kuba uri umusitari muri famille yawe n'umwana wawe byonyine mukaba munakirana nka mama, nyine nka mama w'umwana, mwirwana kuri seti, umwana akora gakosa ukamucyaha, nyine wiyumva gute iyo uri kuri kamera n'umwana agace kuri kamera? Ni umunezero kuko ntabwo ari ibya buri wese. Nkuko uvuze ngo ndi umusitari ariko ntabwo biraza, biri mu nzira ariko biri hafi. Byararangiye kuko nta kindi gisigaye. Hari ikindi ubona gisigaye? Hari ahandi hantu ntegereje kugera, yego. Hari ibindi bintu tuganirije bindi ukora bitari filime gusa, kuko ntabwo ukora filime gusa, hari ibindi bintu ukora. Tubwire, watubwiye ko usuka, ukora muri salo cyangwa se ukora kuri telefone. Umwanya wa filime ko mushaka mushutinga kenshi mu cyumweru, ujya ubona umwanya wo gukora wenda ibya business ku ruhande byo gukora muri salo byo gusuka, ukabona kujya gushutinga, nta na hamwe ubangamira kandi akazi kubera kandi, cyangwa byose ubasha kubalansinga ku buryo kimwe gihe umunsi ejo kagihe undi munsi? Yego, ni ukuvuga ngo igihe cyo gushutinga iyo kuko tugira iminsi dushutingiraho, mba nyizi, mba ngomba rero ku managinga abakiriya banje, ndetse n'ibyo bya komedi bikagenda neza, yego. Shuti uyu munsi ni ikihe kintu cyabaye kikagushimisha bitewe n'abantu mwakinanye, bitewe n'utuntu kuko kuri sete habera utuntu twinshi? Ni akahe kantu kawe uyu munsi kagushimisha cyangwa se kagusekeje? Kuko uyu munsi utandukanye n'uko cyagiye wari umeze. Uyu munsi ndabona wishimye, urakeye mu maso. Ni akahe kantu kagusekeje kuri sete mwakoze uyu munsi wumvishe kagushimishije utari utuyibona, cyangwa se kakoze ukabona karasekeje? Ni uburyo umwana wanjye yakinnye. Yakinnye gute? Bitewe na role nari mfite, iyo urumva yamutangaje cyane ko atabinziho, ndumva rero aka kanya ntago nabivuga ko urumva naba mbisoje, yego. Abafana bacu cyangwa se abafana banje, yego, mukomeze kugira amatsiko. Ariko hari ikintu umuntu yakibaza, gukinisha umwana ni ikintu kigora cyane ni yego ni mukuru ariko nanone ni mu myaka ni mutoya. Uburyo nyine ndabizi wakinamo akina nk'umwana uba waborotse, kandi avuga utugambo tw'abantu bakuze, tw'abantu bakuru, mumva nyine twinshakora, kugira ngo mukinishe uriya mwana avuge nk'uko mubishaka cyangwa akore nk'uko mwabimutegetse. Mukoresha nyine ikihe kintu, kuko avuga utuntu tw'abantu bakuze kandi ukabona riseriye nyine mubikora muti, mumukoresha gute? Muramwandikira akabisoma, muramusomeshamo akabroka, mubikora gute kugira ngo umwana akine nk'umuntu mukuru kandi akine nk'ibintu yasomye kandi nk'ikintu nyine kimurimo kigaragara? Mumukinisha gute kugira ngo abikore kuriya? Kuko abantu benshi nyine birabatangazwa n'umwana abasha gukina nk'umuntu mukuru. Icyambere cyo nakivuzeho n'ubu ngubu, ni umwana ushoboye, ni umwana ubwira ikintu akagifata, mbese ni umwana utagoranye, yego. Byonyine kuko haba hari na mama, hari igihe ugera gutya ukamukubita n'urushyitsi, kora bino. Bivuze ko mu gihe cyose mukinana, kuko kenshi n'ubundi ubu hari nta munsi wenda arakora ikintu bavuga ati nyandabizi vuga gutya, akanga cyangwa se akarakara cyangwa agaseka nyine akabigira brag. Nta munsi n'umwe uramo cyangwa umukubita ati kora gutya cyangwa vuga gutya, yabivamo. Nibize ngo buhari uhenda ati mwana wanjye, uramuhenda akabigumamo, subiramo akabimuhenda, ariko ntabwo ushobora kumusubirishamo inshuro ebyiri ngo ya gatatu enyesha, oya. Ntabwo birashoboka, ariko bwa kabiri ntabwo yabiyoberwa. Kuri wowe ntabwo ujya ubona ko gukinisha abana
kukinisha umwana ungana kuriya bintu bya filime bituma abijyamo cyane by'amashuri bikanga, kwiga bikamunanira, wenda nyine akiyumvamo ibintu nka biriya cyane kurusha ubundi buzima busanzwe. Ntabwo ujya wumva ko ari ukuvunisha umwana mu mutwe cyangwa kumushyira mu bindi bintu adashoboye. Ntabwo njyewe abantu nemeranwa nabo, kuko cyane ko burya umuntu none se ubu mu ishuri ntabwo twizemo Ikinyarwanda, Icyongereza, imibare, ibintu nk'ibyo, ariko ugasanga umwe avuyemo amenya Icyongereza gusa cyangwa se akavamo nta n'icyo azi, akavamo azi kwandika izina rye. Rero icyo uko mbitekereza nuko mubona nubwo atarasubira ku ishuri, nasubirayo rwose nzi neza ko azakurikira amasomo kandi nzabimufashamo. Buri gihe kingana cy'umwana wasubire kwiga, ubushize atubwiye ko azajyaho mu kwa mbere. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu nibaramuka batangiye nyine bikagenda neza, nkabona minerivare ngomba kumusubizayo naribi. Impamvu umwana atari kwiga ni ukubera minerivare itarabona. Nta bushobozi nari mfite. Reka wenda ngaruka kuri famiye yawe, kuba famiye yawe wenda ibona yuko ushyira umwana mu bintu bya filime nawe birimo, ntago mama cyangwa papa wawe bajya bavuga ati uriya mwana uri kumwigisha ingeso mbi, uri kumujyana mu bintu atazi, azakora mu ngeso mbi. Hari ababyeyi bameze gutyo bakumva ko umwana agiye gukina filime agiye kuba undi wundi ku ruhande, bakamukekera ibindi. Ntago famiye yagize iterana ngo ikubaze wenda kubyerekeranye n'ibyo bintu wowe? Oya, nta muntu n'umwe ushaka kumbwira ngo kuki wajyanye umwana muri iki, cyane ko ninjye umuha uburere kandi ninjye umuyobora. Rero ntabwo yajya gukora ikintu mbona ari kibi. Yego, nka mama kandi akenshi ubona hari ubuhibereye umwana agize n'ikibazo. Yego, bivuze ngo famiye nta kintu biyitwaye kuba umwana ari gukina. nta nubwo babimbazaho, nta n'undi wese wabimbazaho. Ku bantu mwabyirukanye, ubwo wenda reka mbe nkiri muri ku bantu mwabyirukanye, mwareranywe b'inshuti, inshuti zawe, abo muturanye, iyo bari kukubona kuri kamera cyangwa se bari kubona kuri TV bisanzwe, bakubwira iki? Ntavuga ati kanaka yarakize, kanaka yabonye amafaranga aca kuri televiziyo, nta kintu bikubwiraho nyine ngo wumve wasi kiragutunguye cyangwa ubona nyine, cyangwa niba bari kugufata nk'undi muntu nyine utakire mu cyiciro cyabo, ubwo ngo wumve birakujije. Urumva benshi bamfata umuntu w'umusitari, umuntu ukomeye, ariko ndi umuntu usanzwe nkabo. Kuri we ntabwo yemeranya nawe ko uri umusitari? Ndi umuntu usanzwe, atazagira n'unyuraho ntansuhuze rwose. Ni ukuri ndi umuntu madamu. Ntabwo dufite gahunda yo kumuganira, ariko nyine urazi muri benshi yavuga ko uri mu badamu b'abasitari muri iki gihe bari kumenyekana byihuse kandi biri ku muvuduko, cyane cyane kuri muri filime, uri mu itangazamakuru, bizaza bizihutaho umurabi, bizagenda biza gake gake. Yego. None wenda ku ngubu tugusanze kuri se turi gukina, ntabwo wenda tukubangamiye, wihangane. Ikintu nagize n'amatsiko ngewe, kuko ubushize ntago nashaka kubona uri gukina, navuze nti reka nze ndebe ukuntu ukina n'uburyo ukina. Wabyanze ko mbibona, ariko gato nabonye ntacyo karahagije, nakubonyeho gakeya uhita ubyanga. Ariko kugeza isaha ni herore baguhaye ngo ukine, ntago mvuze ngo rore utakina, rore baguhaye ngo ukine cyangwa se ibintu bakubwiye ngo ukine kumva ntago bishaka cyangwa kumva ntago wabikora kuva utangira gukina muri iyi komedi. Ni hirore baguhaye nyine ukumva wenda ukavuga ati rore ntago nayikina, ibintu sinabivuga, sinabikora. Ni nk'ikihe kintu bakubwiye ngo ukine cyangwa se ukore kumva ntago ushaka kugikora? Nyine ntago wagikora bitewe n'ukuntu umeze. Ibyo ngibyo wenda ntago icyo gihe kiragera. Icyo bampaye gukina cyose numva nkisanzemo. Manager wawe murumvikana cyane, kubera yuko impamvu bivuze twaje tukinjira hano muri gukinira hano, nyine mbona ahise azarakongorera, nimba yarazi ko tugiye kugufata uri gukina, mbona arakongoreye winjira mu nzu wirukana, nyine uraduhunga nyine. None nese ntekereza buriya boss yazi ko tugiye kumufata amashusho tutabiganiriye kweri. Nyine manager mushaka kuba murumvikana cyane, arakumva cyane, nyine bitewe n'ukuntu abibona. Meranye neza, urebye nta kibazo dufitanye. Meranye neza.
ntari bi reka wenda ndetse nugeranya n'ibindi biba ku maseti yose ushaka kujya gukina filime ahantu ugasanga nta byo kurya bihari ubwo nyine ibintu byose biba kuri seti kuri mwebwe muri filime yanyu nabonye mutari abantu bake muri benshi pe uko nabonye iyo mugiye gukina filime haba hari ibyo kurya haba hari ibyo kunywa hari naho ujya gukina ibyo bintu ntubibone mugakina mugataha hano mwe mumeze muti ko mbara mumeze nka famille mumeze ahanse umva ikintu cyose kiba gihari ntacyo rero nakenera ngo nyibure yego cyane cyane ko haba hari n'umwana wenda aho ngaho handi ho sinzi uko byagenda ariko binabaye umuntu arihangana niko nabivuga yego ariko ku ruhare rwacu nta kibazo iyo uri kuri set cyangwa se muri gukina filime ikintu cyose ikibazo cyose wagira cyangwa se cyahabera baragikina yego mukina muri filime muri bangahe cyangwa se iyo komedi yanyu muri benshi mushaka wenda uvuga ati dukina n'abakinnyi 20 bitewe n'abantu bari muri iyo komedi yanyu mukina muri bangahe muri komedi yanyu ntabwo turarenza abantu 3 yego mukina muri 3 ubu ngubu uko umunsi ushira tugenda twongeramo abandi bitewe n'uko twanditse yego ni wenda mbaza kandi kabazo ka nyuma ubundi ngane ku musozo nkureke ukomeze gukina wenda nta gutwara umwanya wawe kuri ubu ngubu umuntu wenda waba wifuza ntago wenda ushaka kubivuga ariko ndi kubibona nushaka ntunsubize n'ubundi wanze kusubiza ibintu byinshi ariko reka mbivugaho bwa nyuma kuri ubu ngubu umuntu wakifuza sibyo kubona mama Nyirandabizi sibyo nyine yumva ashaka yuko mwaganira cyangwa se yakubona ngo muganire bisanzwe ntago mvuze ngo guteretana kuko ndumva uri kubyamaganira kure umuharamutse yagize umuntu wifuza guhura nawe byamaganiye kure kuko bitangiye kuza none se sindi umuntu ako kantu rero uri kwiyumva gute rero ubwo ufite gahunda hari umuntu cyangwa ubwo ugiye kumigina none nta kibazo ariko ndategereza ntabwo njye ndambirwa bivuze ngo nyine bitewe n'ukuntu nsubije hari ikintu nyine hari ukuntu hari gahunda ukuntu ntibirasobanuka ibyo birahagije reka wenda dutegereze reka wenda ngushimire ko wemeye kuganira natwe nkureke ujye muri inshuti zawe ariko ubutaha nizere ko tuzaganira hari ikindi kintu ibintu byose wagiye umbwira ngo buretse ngo wantunguye byose uzayira ku murongo binsubiza sibyo nta kibazo wakoze kutuganiriza rero twari turi kuri Kigali 250 mbashimira ko mwadukurikiranye mbashimira ko mutwereka yuko mudukunda kandi muturi hafi nanjye mbabwira ko bakunda kandi cyane ikiganiro akagaruka ciao ciao